ntago muzi mezire mwambara ku buryo wambara ipataro nyaboneka ugurira hehe abantu bafata ibipira bararana mujye muzana imyenda myiza ibyo byenda muzana mu birori ntago byemewe n'aba profete bateye ubwoba baruzuye nimutagira imbaraga z'Imana muzashiduka mwararangiye maze ngo zose zikubita imitwe dufite abakristo bari indyo zimo wabo bararwaye tubana nabo abo ntibafashwa abo ntibuzuzwa abo ntibatura abo ntibabonekerwa mbega mwari ibintu byabagize ibiti n'abantu bambaye hafi. There are people who were near me all this time. Nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Kandi nawe nta wundi mugabo wari kugushobora. And no husband could control me. Turashimira Imana. We thank God. Amaboko afasha umugabo wawe amurekure. Ntago imyaka ufite wari ukwiye kuba ukirya iwanyu wakabaye urya iwawe. Amaboko afasha umugabo wawe amurekure. Wa musore we amaboko afasha umugore wawe amurekure. Wa mushomeri we akicara Yesu abahereza umugisha. Mu rwego rwo kugira ngo ducunguze uburyo umwete igihe cyacu ntago kiba gihagaze kiba cyihuta. Mu rugo iwacu tugira amahame tugenderaho kandi tuziranyeho twese. Iwacu havuga uwatumiwe ninjye watumiwe rero kwa ninjye uri buze kuvuga ariko kubera ko Shumba yabivuze Mama Beni ni umuririmbyi Beni ni umuvugabutumwa so ubwo rero twagendanye kandi akaba yigomwa avuye ku ishuri ya minota 2 umushumba yari yavuze nanjye ndayitanganye muhereze ku yanjye aza baramutse noneho nze kuza gukomeza. Hallelujah. Hallelujah. Ndishimye kuba hano. Nishimiye kuba imbere yanyu mwese. Amazina ni Hirwa Beni Crystalla, ndi umunyarwandakazi mu mujyi wa Kigali. Sengera muri ADEPR Nyarugenge mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru. Ndi umudiyakoni mu ishuri ry'abana ryo ku Cyumweru. Nkaba ndi umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha ndabakunda. Rero muri iyi minsi hari ijambo riri gufasha umuryango riri muri Zaburi 126 umurongo wa 3. Zaburi 126 umurongo wa 3 haranditse ngo Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye natwe turishimye. Uwiteka yadukoreye ibikomeye byinshi turishimye. Twishimiye ibyadukoreye kuba tukiriho, kuba nta kibazo dufite, tukaba tuza mu nzu y'Imana tukiri bazima. Nishimwe no gushimira Imana ibikomeye yakoze. Ndabakunda. Reka nsaba umushumba asengere papa ku ijambo ry'Imana tugiye kumva kuri uyu mwanya. Muduteze indi mikrofone aho ngaho. Hallelujah. Muratubabarira dukoresha indimi ebyiri. Muratubabarira dukoresha indimi ebyiri. Forgive us, we are going to use 2 languages. Kubera ko iri shimwe turumva dushaka kurisangiza isi. Because we want to share this thankful thing to all of you all. Imana yadukoreye ibintu bikomeye. God did very great things to us. Uko kwezi kwa gatanu dufite ishimwe. In this May we have a thankful thing to share with you. Kujuje imyaka 12 Imana idukoreye ubukwe. We have 12 years together. Beni nawe yujuje 11. And Benny has 11 years old. Mu kwezi kwa gatanu. In this May. Kumvisha dufite ibyo gushima Imana.
dushimiye umushumba We thank our pastor wadutumiye. who gave invitation to us. Si kenshi dukunda kugenda nk'umuryango, It's not very much time that we like going like a family. ariko atubwiye uburyo dukunda n'umudamu akidekarira ngo aradukunda. And when they tell us, the pastor told us that they love us, and his wife declared that how much she loves us. Twumvise tugomba guha agaciro urwo rukundo badukunda. Twumvise tugomba guhereza agaciro urwo rukundo badukunda. We thought that we have to be thankful for that love they love us. Nshimiye umuryango. I thank my family. N'abantu bambaye hafi. There are people who were near me all this time. Nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Nta wundi mugore wari kunshobora. No wife could control me. Kandi nawe nta wundi mugabo wari kugushobora. And no husband could control me. Turashimira Imana. We thank God. Turabakunda. We love you. Dushimye Imana ko yatugize abakozi b'Imana. We thank God that you are his allies. Babakomera amashyi musubire kwicara. Impamvu itumye nshima ko Imana iduhaye kumara imyaka 12 turi mu uyu mujyi wa Kigali, turi umuryango, natinyaga Kigali. Ndababwira uburyo butatu natinyemo Kigali. Bwa mbere ngera i Kigali hari muri 2007. Muri 2004 nahuye n'umuntu arambwira ngo ndagukundira umuvuga butumwa bwiza. Mfite salon de coiffure ndogosha. Nyogosha. Nzakogosha niyo nkunga nkwemereye nzajya nkogosha. Yogosheraga ijana igihundwe. Muri 2007 baramubwira ngo habonetse ngo isoko ry'impu z'ihene ngo Kigali ngo uruhu ngwira kwicyango karugeza i Kigali bagukubira gatatu yo waruguze. Agurisha saro. Aragenda arangura impu z'ihene. Arampamagara arambwira ngo ngiye i Kigali. Njyanye impu 200 Kigali. Nasaguye itike yanjye ni yawe. Tujyane i Kigali uri inshuti yanjye. Tujye kugurisha impu. Niba business ikomeye, nge nawe tuzacuruza impu. Tuzana hiyasi. Tugeze Nyabugogo. Tujya kwibagiro. Tujyanye impu aho bazigurishiriza. Bazirebye. Baramubwira ngo nta na rumwe ruzima rurimo, zose zarapfuye. Kandi amafaranga yose yari yayishyuye itike. Turasubirayo n'ay'impu, ubuzima bugakomeza. Impu barazijugunya. Tugeze muri gare Nyabugogo saa moya z'ijoro, amatara araka. Ampa ikiganza arambwira ngo bye tuzabonana. Nta hantu nzi nyoberwa yarengeye mbona amatara aratse. Haciye iminsi 3 biba ngombwa ko mushaka ndamubona. Amperekeje tugeze Nyabugogo, anshyira kuri Ono Telecom, arambwira ngo raguruka saa 4 ngiye gusigara nshaka ubuzima i Kigali. Mpagaze kuri Ono Telecom na mfite telefoni ka Motorola nari ngafite mu mufuka. Igihe bisi ije babyigana burira, nuriye telefone bayikuramo batereramo igipopi cy'abana cy'igitelefone. None akora ku mufuka nkumva mfite telefone. Tugeze i Nyanza kwa Haji bavamo ngo bajye kugura amata. Nanjye ntereka telefone abanyakigari mbabwire ko tugeze aho bita kwa Haji. Nkuyemo mbona ikintu cy'ubururu, nkoze ku matushi numva ngo tiririri. Mfunguye inyuma sanga amabuye y'iradiyo. Ese nzaba i Kigali. I Kigali ndayitinya se nzayibamo. Ko nagashya nahure na Kigali. Muri 2012 ngira amahirwe Imana impa kuhatura ndaza nkora ubukwe. Maze amezi 3 nkoze ubukwe. Nari mfite igikomere cy'inyama, bwira madamu nshaka kuteka inyama nkazirya nkazisigaza kubera ko numva bingoye. Inyama n'ubugari nibyo bibi wacu, abagenda iwacu barabizi. Na pastor uvuga ngo ntaryo ubugaraje iwacu yaburya. Haba ubugari buri ku rwego ruhambaye cyane. Mbwira madamu ntuteka ubugari n'inyama zirye nzihage. Arambwira ati Chantal umukozi wacu azi guteka ubugari ndateka isosi. Ajya mu gikona ateka inyama saa moya n'igice abwira Chantal ati nawe teka ubugari. Aza muri saro. Chantal amaze guteka ubugari abuzanye muri saro ateretse ku meza. Asubiye mu gikoni asanga isafuriya n'inyama byose babitwaye. Ndababwira ko Kigali narayitinyaga ku rwego rukomeye. Aratinda, atinze mbwira madamu nise ko atari kuzana iyo sosi vuba. Arabona turabigenza turamuhamagara ati Chantal kutinda wabaye iki? Ati nazibuze. Inyize ati n'isafuriya byose babitwaye. Ntinya Kigali maze imyaka nshaka kubabwira ibintu Imana ikora biratangaje. Ndashima Imana ko turi batatswe ibinyama turaziteka tukazirya. Dusome ijambo ry'Imana Matayo 8:8. Nihute ndumva sinzi ibintu binyuzuye byinshi. Matayo 8:8 ibice 8 umurongo w'8. Some Matayo ibice 8 umurongo w'8. Bibiliya iravuze ngo umutware w'abasirikari aramusubiza ati mwami ntibinkwiye
ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa. Tegeka gusa, umugaragu wanjye arakira. Ndasubiramo. Umutware w'abasirikari aramusubiza ati, mwami, ntibinkwiriye yuko winjira mu nzu yanjye, ahubwo tegeka gusa, umugaragu wanjye arakira. Ezekiyeli ibice 30 umurongo wa 22. Ezekiyeli 30:22. Dusome 30:22. Ezekiyeli: nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi, uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye kugikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Ndasubiramo. Nicyo gituma umwami Uwiteka avuga ati, dore nibasiye Farawo umwami wa Egiputa, nzamuvuna amaboko yombi, uko nabanje kuvuna mvune n'ugusigaye kugikomeye, kandi inkota iri mu kuboko kwe nzayigusha hasi. Nimutarambirwa turasoreza muri Rusi 2:15. Rusi ibice 2 umurongo wa 15. Rusi 2 umurongo mugufi umwe wa 15. Mwahabonye? Dusome. Bibiri iravuze ngo, ahagurutse guhumba, nibyo, Bowazi agira ate? Ategeka abahungu be ati, ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe. Ndasubiramo. Ahagurutse guhumba, Bowazi agira ati, ategeka abahungu be ati, ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe. Tugiye kuganira ijambo rivuga ngo Bowazi ategeke, amaboko afashe ibyawe abirekure. Bowazi ategeke, amaboko afashe ibyawe abirekure. Amaboko afashe umugabo wawe amurekure. Ntago imyaka ufite wari ukwiye kuba ukirya iwanyu, wakabaye urya iwawe. Amaboko afashe umugabo wawe amurekure. Wa musore we, amaboko afashe umugore wawe amurekure. Wa mushomeri we, amaboko afashe akazi kawe, amaboko afashe abana bawe abarekure, abirekure. Agira ate? Haga ibyenda wambara ibyo wari ukwiye kuba wambara, amaboko afashe imyenda yawe ayirekure. Amaboko afashe ibyawe ugomba kwidekarara akabirekura. Nimuvuge ngo amen. Muri 2008 naje kwigisha Nyagatovu munsi ya gare ya Kimironko, mvuye Gisenyi, nambaraga ishati y'umukara ifite ikora ry'umutuku, nahawe n'umupasiteri witwa Claude, yayiguze igoma, bantumira mu giterane Nyagatovu. Ndaza nigisha, mpahurira n'umurundi, maze kwigisha aravuga ngo uvuga amagambo meza, uzaze kwigisha i Burundi. Ntinzaza. Arambwira ngo ariko i Burundi ntiwajya kugatuti kiwacu utambaye ikote. Ntaryo nagiraga. Amaboko afashe amakote yacu ayarekure. Mu gitondo ndavuga ngo ndasaba pasiteri wa Nyagatovu ikote. Ndyamye nijoro ndarota, umuntu ukomeye aransura, arambwira ngo ntusabe nzakwambika. Njya kwigisha Igisagara Save. Maze kwigisha, abakristo babwira pasiteri ngo uriya muntu naduhe nimero ye mwiteraniro. Pasiteri arambwira ngo watanga nimero. Ntanga nimero, nditahira. Ngeze itumba ndyamye nijoro, mbona nimero irampamagaye. Umuntu arambwira ngo n'umutayeri, ndodera mu Cyarabu i Butare. Mu gitondo uzazinduka kuri Aterede kutire tuvugane. Mu gitondo njyayo, ngezeyo arambwira ngo umuntu yampaye nimero yawe, yambujije kukubwira uwo ari we. Yambwiye ngo nugera hano mw'ibitambaro biri hano, uhitemo igitambaro wadodamo ikote. Kubera ubwoba no guhuzagurika n'ubuturage, nahisemo igitambaro cy'umweru. Umweru, ndavuga ngo uzandodere mu iki gitambaro. Andodera ikote ry'umweru ni pataro y'umweru. Hari kuwa gatanu utangiye kurireba. Ku cyumweru nza kwigisha kuri ADPR mu Gatenga, nza nambaye ikote ry'umweru. Bari bakoze finissage y'amakaro y'umweru, mpagaze kuri ya makaro na rya kote, ukagira ngo ni design bakoze. Ndangije maze icyumweru kimwe, ndavuga nti ki Burundi bantumiye, kandi Odanse akaba yarambwiye ngo ntawe ugiye Burundi adafite ikote, ko mbonye ikote waje Burundi. Ndamuhamagara, ikote nararibonye.
ati tegura ufite passport rese passe ntindayigira fata ikote ryanjye n'ishati ifite ikote ry'umutuku nayo ari umukara ngi Burundi mfite ikote rimwe n'ishati y'umukara banyakirira muri Sokariti barambwira ngo watumiwe n'icyo bita omoneri ni ibigo by'igisirikare n'igipolisi urajya ubwiriza mu gipolisi n'igisirikare kandi urajya ubwiriza ku manywa nijoro ndabwiriza ku munsi wa mbere ku wa kabiri ndabwiriza barambwira ngo uzajya mu Ngagara muri sisi nijoro nkambara ipataro n'ishati ikote nkarisiga ku munsi wa gatatu rya kote ryari ryabaye shokora ryahindanye utamenye uko rimeze bigeze ku wa gatandatu umusirikare uvuye Somalia witwa Claude araza arambwira ngo mugabo uri kutwigisha neza none ko nshaka gukorera umugisha wareka nkawukorera nti nuwuhe kumbi yabonye ko ikoti nambaye ariko Yohana yaranditse mu byahishowe aravuga ngo abantu bafite amaso ariko ntibabona no kwirirwa batunegura gusa arangije yari yanyujije mirisha arambwira ngo mukozi wema ko mvuye Somalia vuba ko hari igitambaro nari nazanye zago dodesha mikoti ya mariage wanyemena kudodeshereza ikoti ukambabarira ukazajya mu Buyenzi kubwiriza wambaye ikoti itaririya anjyana muri ville Bujumbura bandodera ikoti ya shokora express ryarinda arayifata ajya kuri hanaguza ku cyumweru njya mu Buyenzi nambaye ikoti ya shokora ndigisha maze kwigisha umushumba aravuga ngo uburyo kutugwira ubutumwa uramara ikindi cyumweru niko nabonye irindi kote nishaka mare 2 none mara ikindi cyumweru ndabwiriza ku cyumweru ndahitwa mu Gipara ndataha ku wa mbere maze kwigisha dusohotse hanze umuntu araza arandamutsa muremure umugabo arambwira ngo nitwa Pasi burya ku manywa na nijoro wigishaga turi kumwe umutima wanjye waguwe neza ko nshaka ko kwambika imyenda wakambara ukumva uranyuzwe ni imyenda imeze gute turi ku ijambo rivuga ngo Boaz ategeka amaboko afashe ibyawe arekure kuko nari mfite amakoti abiri numvaga nkomeye ndambwira nta kibazo cy'imyenda afite ntiyo nabona nayambara amfata ukuboko anjyana ku modoka yaparitse hanze afungura butu y'inyuma akuramo costume 8 cover 8 costume cover 8 arampereza arambwira ngo nahaswe kukwambika aya nama costume nakuzaniye nguje wambara 8 zisanga ebyiri zibaye zingahe 10 nagiye kuri Volcano fata butu ya Volcano inkuri Bujumbura ingeze Butare narapakure mfata taxi voiture ndagiye nagezaho nabaga pakure binjije mu rugo mudamu twabana garambwira ngo none ugiye kugishuruza imyenda ni hoya niyo kujya nambara ingana gutya nge nambaye ikanzu ya mushiki wanjye imyaka 2 muri korari ko mukina nafashe ya makote ndayabana ntimana amaboko yarafashe imyenda yanjye arayirekuye ibyo myenda ntago nza kubitindaho kuko mu bintu nasengeye imyenda amaboko iyo utari wasenga amaboko afashe ibyawe abirekure no kuruhera uhera mu mwenda umuntu yakureba akakumenya kubera kutajya uhindura pe ibyawe makote sinza kubitindaho Imana irangije ambwira ngo nzakwambika uranejeje umwaka wo hirya washize nagiye mu iduka kugura costume kuri Noheli ngiye kumva n'umuntu akoze ku bitugu ndahindukira ndamureba arambwira ngo uri Boniface ni kubera iki ati nyankubona kuri YouTube ntaho nti waba wibeshye ahita afata telefone akandaho ati usi wowe ntiyego ni ngewe atuje gukora iki hano nteje kugura ikote ati baguhirinde ntibarime amaboko afashe ibyawe abirekura kuwa kane w'icyumweru gishize ndahantu nicaye ndi kunywa gakofi mbona telefone irampamagaye ati nitwa Jacques ndi umutayi ndodera mu isoko rya Nyarugenge ngwino nkubwire ndahagera arambwira ngo hari umuntu mpaye nimero yawe uranyemera ngo ufate mezire amfata mezire dore ibyo bandodeye amaboko yemwe amaboko afashe ibyawe abirekure ibintu byawe birahari ariko amaboko abifasha agira ate abirekure muranyumvise Bibiliya yatubwiye ngo Boaz ategeka abahungu be arababwira ngo mumureke ahumbe no hagati y'imiba ntimumucyahe aba bahungu barafata uretse Kristo wategeka bakari kuri byawe ntago ari utazi gukora akazi kawe karahari ariko hari amaboko yagafashe Boaz ategeke amaboko afasha akazi kawe akarekure imyaka 5 wicaranye diplome imyaka 5 wicaranye perimi imyaka 5 utagira icyo kurya ibiryo birahari amaboko afashe ibyawe agira ate abirekure muranyumvise nimuvuge ngo amen munkurikire nihute mwaya magambo Bibiliya iki gitabo cya Rusi ni igitabo gifite ibice 4 kiri mu bitabo nasomye inshuro ntazi umubare wazo ndagikunda cyane iki gitabo kibamo abantu 8 kivugamo amazina y'abantu 8 hawo umugabo witwa Elimeleki hakaho umugore witwa Naomi
hakabamo abahungu babo babiri, uwitwa Maharoni n'uwitwa Kiriyoni. Hakabamo abakobwa babiri, uwitwa Rusi n'uwitwa Orupa. Hakabamo umugabo witwa Bowazi, hakabamo umuhungu witwa Obedi. Elimeleki bivuga ngo Imana ni umwami. Nawomi bivuga ngo ni inshuti. Orupa bivuga ngo ni uwahindukiye. Rusi bivuga ngo ni nyiragikundiro. Maharoni bivuga ngo ni umurwayi. Kiriyoni bivuga ngo ni umunyantege nke. Elimeleki, Bowazi bivuga ngo ni umucunguzi wacu wa bugufi. Obedi bivuga ngo ni umurimo. Buri zina rifite icyo rivuze. Uyu mugabo n'umugore we bari batuye mu gihugu cyitwa Betelehemu. Betelehemu bisobanurwa ngo ni inzu y'imitsima. Iyi Betelehemu bisobanurwa ngo ni inzu y'Imana, ni mu nzu y'imitsima. Mwakoze kuzi Betelehemu. Aha ni mu nzu y'imitsima, aha ni mu nzu y'Imana. Bibiliya iravuga ngo Betelehemu haza guterwa n'inzara. Inzara itera Betelehemu mu nzu y'iki? Ko mutavuga y'iki? Ubu rero yarateye. Ubu dufite inzara mu nzu y'imitsima. Dufite inzara, harimo urusaku, harimo ibipindi, harimo ikinya. Ukigomwa ibyawe ukaza ahangaha ugataha nta mutsima ubonye. Mu nzu y'imitsima hatera inzara. Inzara igitera mu nzu y'imitsima, ngo inzara ngo itera Betelehemu. Ngiye kuvuga amagambo akomeye cyangwa ngo muze kunyumva. Ndabona na kamera zabaye nyinshi, mubifate neza mwitonze, muze kwirinda gushyiramo bya bikabyo byanyu, mujya mushyiramo, mukora inkuru ziri fresh, mubere kure bimeze neza, tutazashwana namwe. Murima muranyumva? Betelehemu mu nzu y'imitsima hatera iki? Inzara. Inzara irya Elimeleki, irya Nawomi, irya Maharoni, irya Kiriyoni. Inzara irya famiye. Inzara ibariye baravuga ngo duhunge. Barangije bakora ikosa barahunga. Buriya mu nzu y'imitsima nubwo hatera inzara, inzara yo mu nzu y'imitsima iraryana ariko ntiyica. Inzara yo mu gakiza iraryana ariko iyo aba yica tuba twarapfuye. Yaraturiye ikaturya ariko nyiri umurimo akatubwira ati muhumure ejo nzabagaburira. Bakora ikosa baravuga ngo reka duhunge inzara tuvi Betelehemu tujye Mowabu. Mowabu cyari igihugu kirimo ibyo kurya bihagije ariko kivumye. Mowabu mwisi y'umwuka ni igihugu kirimo ibyo kurya bihagije ariko kimeze gite? Ubu dufite abantu bavuye Betelehemu bajya Mowabu, bageze Mowabu barya iby'Imowabu. Ubu dufite abakristo bari indyo z'Imowabu, bararwaye tubana nabo. Abo ntibafashwa, abo ntibuzuzwa, abo ntibatura, abo ntibabonekerwa. Mbega mwari ibintu byabagize ibiti. Indyo y'Imowabu itwiciye abagore. Indyo y'Imowabu itwiciye abavuga butumwa. Indyo y'Imowabu itwiciye abahanuzi. Indyo y'Imowabu itwiciye abashumba. Indyo y'Imowabu itumariye abaririmbyi. Bari iby'Imowabu. Murimo muranyumva? Bahunga inzara y'i Betelehemu bajya hehe? Bageze Mowabu. Bararya barahaka. Ariko ikintu cyambubaje cy'ibiryo by'Imowabu, Mowabu barapfa. Barya neza ariko barapfa. Bibiliya yambwiye ngo bamaze kugerayo Elimeleki, Nawomi, Maharoni na Kiriyoni ngo bararya. Bamaze guhembuka we. Bamaze guhembuka we. Imana ibitwaye umusaza Elimeleki abarapfuye. Umukecuru ati Imana n'ibiki dukoze? Twari tuvuye aho inzara iri tugeze hari ibiryo none turariye untwariye umugabo. Muzi ko dufite abagore n'abagabo bavuye Betelehemu bahunga inzara y'i Betelehemu bageze Mowabu bararya. Umugabo arapfa umugore arasigara. Umwe aza gusenga undi agasigara aryamye. Munkurikire. Mowabu. Mowabu. Murimo muranyumva? Mowabu dufite abagabo bapfiriye y'abagore baracyari bazima baracyakanyakanya. Elimeleki arapfa. Umukecuru abwira Imana ati Imana ibi bintu nkoreye umbabarije umutima. Utwaye umusaza atabonye ibyiza ugiye kuduhereza. Umukecuru ngo ari mwako gahinda. Maharoni na Kiriyoni abahungu babo baravuga ngo duhoze mama marira dushaka abagore. Umwe ashaka umugore witwa Rusi, undi ashaka umugore witwa Orupa. Barazabwira umukecuru ati mukecuru tuzanye bakazana. Umukecuru ati Imana ishimwe imaza gahinda. Nzajya ndeba bakazana nibagirwa gahinda ka muzeyi. Akibivuga abahungu bombi barapfuye. Mowabu barapfa. Umukecuru asigarana n'abakazana be bombi. Abonye ibintu bimubayeho aravuga ngo ibi biryo turi kurya by'Imowabu birarose. Umugabo arapfuye, abahungu barapfuye, sigaranya bakazana. Atera ivi asenga Imana ya Isiraheli. Arayibwira ngo Mana
kugira neza wampaye andi mahirwe ngasubira i Betelehemu kwa Mowabu mbona imereye nabi. Imana amubwira ngo Nawomi we, buryo ukiva Betelehemu ibyo kurya byahise biboneka, sayiri zahise zera, wapfuye kuhava gusa ibiryo biraboneka. Iramubwira ngo nguhaye amahirwe ngaho taha, ngwino vimo wabo, ngwino wongere wuzuzwe. Mukecuru avuga ngo mana ntago nagenda ndasezeye bakazana bambaniye neza. Abwira Rusi na Orupa ati bana wanjye, nubwo abagabo banyu bapfuye nanjye napfushije muzehe, none musigara amahoro. Imana nayisenze irambwira ngo subira iwacu. Baramubwira ngo mukecuru burya wasenze twakumvirizaga, twumvisha uburyo usenga Imana yiwanyu, twumva itandukanye n'iyiwacu, wareka tukajyana. Warukwiye gusenga Imana ku buryo abantu bimo wabo bagukurikira bakaza kureba ibyo wirirwa mahangaha. Warukwiye kugera ku rwego uvuga Imana, abantu bagashaka kumenya Imana uvuga iyo ariyo. Baramubwira ngo tujyane. Aravuga ngo niba mwabishobora nimuze tugende. Rusi na Orupa bahagurukana na Nawomi mukecuru w'umupfakazi, ngo bari mu nzira bagenda. Nasomye mu gice cya 2 umurongo w'16 arabahagarika, arababwira ngo banaba, ubu mwemeye gusiga ibigirwamana by'iwanyu, mwemeye gusiga ziriya mini na biriya bintu, mugiye kwirirwa mugendana n'umukecuru. Ubu nubwo Imana ngiriya neza ngasaminda nkabyara umuhungu, mwazamutegereza akababera umugabo, mwakisubiriye kuryoshya kwimo wabo hari utubyiniro tumeze neza. Uwitwa Orupa aravuga ati kandi uyu mukecuru avuze ukuri. Ubu wagendana yagenda n'umukecuru nk'uyu bigutemeze bitya, aravuga ati mukecuru soma nisubirireyo. Aramusoma arahindukira asubirayo. Rusi arahagarara. Mukecuru ati Rusi we, mukamugabo wawe byakoze ntubibonye, wowe wagiye. Aravuga ati mukecuru ndi imbere y'Imana, winyiginga kugusiga ngo ne kugukurikira, nakubonye aho uzajya Imana yawe nizaba Imana yawe, ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwawe. Aramubwira ngo nihagira ikirandukanya nawe atari urupfu, Imana izaba impore ndetse ikabije. Rusi ajyana n'umukecuru. Abantu mukiri batoya mwitoze kubana n'abantu bakuru. Ba Nawomi baracyahari, aho urajya kureba amarene ukareba amarene ngo mushake ba marene bameze nka Nawomi, bakecuru beza bajya inama. Ngo barajyana bageze i Betelehemu, murimo muranyumva, basanga ibyo kurya bireze ariko ntaho bari barahinze. Rusi amenya ko hari umugabo witwa Bowazi. Inde Bowazi navuze ngo bisobanura umucunguzi wacu wa bugufi. Rusi amenya ko ngo hari umugabo witwa Bowazi ngo ujye uhinga imirima. Bowazi ngo yari umuhanga, ngo iyo yahingaga yabwiraga abasaruzi ngo nimusarura na amategeko y'Abisirayeli ngo ntimukajye mumaririzamo, mujye musiga inyuma hari ba Rusi bazaza guhumba. Ntago muzi guhumba muri abanyamugi. Abasaruzi basarura bagasigamo dukeya kugira ngo abakene bazaze babone izo batora. Rusi abwira Nawomi ngo mukecuru wareka nkajya mu mirima guhumba ariko nkagenda nkurikiye ndi bugireho umugisha. Aramubwira ngo genda mukobwa wanjye. Ngo Rusi ngo ajya mu mirima ya Bowazi, ngo akajya yirirwa ahumbira mu gikondorero, ngo ku mugoroba bakazana izo yahumbye we n'umukecuru bakarya. Bibiliya yambwiye ngo Rusi ahumba mu murima wa Bowazi. Murimo murankurikira? Akazana izo yahumbye we n'umukecuru bakarya. Umukecuru akamubwira ngo ukomeze uhumbe muri ya murima, nyiraho ndamuzi, hari igihe muzahura, hari igihe muzacakirana, ubuzima buhinduke. Mwe ndabinginga mukomeze muhumbe mw'uyu murima, mukomeze muririmbe mw'uyu murima, mukomeze mudiyakone mw'uyu murima, mukomeze uyu murima muwubemo. Ngo Rusi ngo arakomeza arahumba. Dore igice cya 2 cyanyishe. Ngo Rusi ngo aje guhumba asanga uwo munsi nyiri umurima yasuye umurima, ajyaza nyiri umurima ajyaza. Haleluya. Ngo nyiri umurima arebye ngo abona inyuma y'abakozi hari umukobwa atazi atigeze aha akazi. Aramureba abaza abagaragu ngo hari umukobwa mbonye hariya n'uwahe. Baramubwira ngo boss uriya mukobwa yitwa Rusi, yasize se na nyina asiga Imana ziwabo, yirirwa ahumba mw'uyu murima kandi ahumba neza, ntajya akora kumiba, ntajya asomana, ntajya yora. Dufite abantu ba mw'uyu murima iyo cyabutse gato yaguhushura. Aturiya mukobwa no murokore mwiza ahumba neza. Ntukajye wisobanura,
amakuru yawe bazajya bayatanga. Bikiri ngo ngiye ngo iritorero ngo imyaka ndimazemo, ceceka, nyiri umurima naza azabisobanura. Nimuvuge ngo amen. Uze jambo Bowazi yabwiye abagaragu be, yaravuze ngo uriya mukobwa mumureke, kabara agahindira k'igisirimba, mureke murebe ko ejo azagaruka. Ngo bukeye mu gitondo Rusi aragaruka. Agira ate? No kuwa gatatu muzagaruke, mujye muhora mugaruka. Aragaruka. Ngo agarutse, dore amagambo yanyishe ku murongo wa 11 igice cya 2. Ngo Bowazi ngo yaraje, ngo ntiyongeye kubaza abagaragu be, ngo ahubwo yahamagaye Rusi. Ahubwo ati muko vi nyuma y'abandi, ngo ino mvugane nawe. Iyo uguhamagaye, iyo ugukuye inyuma, atari abantu bagukuyeyo, akaba ari uguhamagara, aguha icyicaro isi itagukuramo, arakwicaza. Dore amagambo yaramubwiye ngo muko basobanuriye neza, bambwiye amakuru yawe, bambwiye ibyo wakoreye nyoko bukwe byose, bambwiye ko wasize imana ziwanyu, bambwiye ko mwuyu murima utajya ukubagana. Ubu tuvugana ndi nyiri umurima, ubu tuvugana ndi nyiri umurima, ndategetse aba bahungu ntibazongere kugukoraho. Ujye uzuyore ibintu byo guhumba, ndabiguciyeho uhereye none. Aba bahungu ndabategetse, ujye unywera ku bibindi nyweraho. Igihe uhereye wa mwuyu murima, amaboko yarafashe imifuka yawe, narekure, nawe ujye ugenda wikoreye, nawe ugire stoke. Arangije aramubwira ngo muko ikorere, ugenda ubwira umukecuru ko wambonye. Bowazi wajyaga Rusi ngo wajyaga azana mu gikondorero ngo aza yikoreye 50 kilo. Umukecuru ngo amubonye mu marembo, aramubwira ngo Ru wahumbye mukwande, wakoze he? Rusi ati mukecuru uretse nkugeraho ngo uhereze inkuru. Ati byagenze bite mwana wa? Aramubwira ngo wa mugabo twabonanye inde? Ati nyiri umurima. None ati yambwiye ngo uhereye none ntituzongera guhumba, biriya bihungu byari byarafashe imifuka byarayicayeho. Yavuze ngo nibijya bishira nge ngenda nyore, nge ngenda nanjye nzane nk'abandi bakire. Mukecuru ati sinakubwiye? Muka mugabo wawe yasubiyeyo agira ngo araduhima, icara turye, icara turye. Yagiye agira ngo ubuzima burahagaze, icara turye. Dore biri kuntu yanejeje, ngo bari izo sayiri zirashira. Ngo rusabwira umukecuru ati subiye kuzana ibindi byashize. Commentaire nasomye yanyishe. Umukecuru abwira Rusi ati nusubirayo ntuzane sayiri, uzana amashaza uhindure. Muri murima harimo melange ya byose. Aramubwira ngo ntuzane sayiri uhindure kandi uzana amashaza. Ngo Rusi ngo asubire ku gice cya 2, ngo azana ibitandukanye n'ibyo yari yarazanye mu kwezi kwashize. Ngo barabirye, byararangiye. Mukecuru po isura ibatangiye gusa neza, ntago ari uko twasaga. Wari kubatwereka uburyo twaje tumeze. Aka gasura tugakuye mw'uyu murima, izi style tuzikuye mw'uyu murima. Twaje tutazi kujyanisha, ariko tugeze mw'uyu murima dusanga hari ibiryo byiza, dusanga hari imyambaro myiza, dusanga hari indirimbo nziza. Uyu murima waduhinduriye ubuzima. Nimuvuge ngo amen. Shaka kwihuta, nimuvuge ngo amen. Bibiliya nayikunze. Maze ngo Bowazi nyiri umurima aza gutegura ibirori ngo byo kugosorera sayiri ku mbuga. Nawomi arabimenya, ahamagara Rusi ati mwino ngukorera umuti mwana. Ati bite mukecuru? Ati mfite amakuru. Ati nayahe? Ati wa mugabo yateguye ibirori byo kugosorera sayiri ku mbuga. None nk'umuntu wabaye mu murima we, nawe urajya mu ibyo birori. Bowazi ategeke amaboko akubuza kujya mu birori, arekure nawe ujye witabira ibirori. Aramubwira ngo witegure nawe ujye mu ibyo birori. Dore condition 3 Nawomi yahaye Rusi. Yaramubwiye ngo mwana wa nujya mu birori bya Bowazi uzakora ibintu 3. Icyambere uzihezure. Kwihezura kwari gukaraba. Bwa tugende uri smart wihezure. Nimujya muza mu birori by'uyu mugabo mujye muza mukeye. Aramubwira ngo icya kabiri urebe umwenda mwiza ujyanye n'ibirori. Nimujya muza hano ujye ureba umwenda waka. Dufite abantu bafata ibipira bararana, mujye muzana imyenda myiza. Ibyo byenda muzana mu birori ntago byemewe. Ngo urebe umwenda mwiza ku buryo urajya mu birori umuntu yakureba akabona nyine uri umuntu koko amaboko yarafashe imyenda yawe. Ubu dufite abantu hano bafite amafaranga ariko ntago muzi mezire mwambara ku buryo wambara ipataro nyaboneka. Ugurira hehe?
nkugurira hehe? Aramubwira ngo urebe umwe ushobora kwambara wajya mu kirori, bakavuga bati wambaye neza. Aramwumvira. Aramubwira ngo icya gatatu, wirinde kwicara inyuma, wicara imbere aho urajya wereka abantu kuziranye nawe. Ariko Nawomi, nakunze Nawomi mwakagira Imana mwe. Aramubwira ngo icya kane, abantu bose iyo bamaze kurya bahita bataha batumvisha amatangazo, wewe wirinde gutaha, utegereza amatangazo. Kandi abantu bose bamaze gutaha uze kureba aho umugabo ari buze kujya kuryama, uze kugenda womboka abantu bamaze gutaha, uryame ku birenge byo ku mirambizo, ibizakurikira uzambaze ndi umukecuru. Ariko Nawomi namukunze mw'abantu b'Imana, nakunze Nawomi. Ngo abantu bose bamaze gutaha, ngo Rusi ngo azayomboka, ngo aryama ku birenge bya Bowazi hepfo. Bibiliya yambwiye ngo Bowazi arambije, yumva arambirije ku muntu, araza aroroso, arebye asanga ni Rusi. Arambwira niko muko ko nagaburiye abantu bose bagataha, ikintu cyaguteye kuza kuryama hano niki? Rusi yavuze amagambo yantangaje. Arambwira ngo wa mugabo we, twarebye neza watugiriye, turebe uburyo wadukuye kuri nyakatsi ukadushyira mu mabati, turebe uburyo watugaburiye inzara yari itwishe, numva naza gutaramira hafi yawe, kandi narakwitegereje nkurebye mbona umeze nk'umucunguzi wacu wa bugufi. Aramubwira ngo ahubwo nyorosa ndyame, nyorosa. Musome Bibiliya. Aramubwira ngo nyorosa ndyame. Bowazi ngo aramworosa, ngo mu rubungabungo mu rukerera, igihe umuntu atabasha kubona undi, Bowazi aravuga ngo hagira umenya ko uyu mukobwa yaraye hano, akagira ngo hari gahunda dufitanye, ibi ntibyankoraho. Ngo Bowazi araza aramworosora. Aramubwira ngo muko, fata uwo mwitero witeye, bagushyirireho inshuro 6 z'ibyo wajya gutwara, ugenda ubwira umukecuru ko wambonye, ubwo wavuze ko ndi umucunguzi wanyu nzagucungura. Rusi ngo aza yikoreye mu rukerera, ngo ahingutse mu marembo, urumva nyirabukwe nawe yararyamiye amajanja, avuga ati Mana bicemo, Mana ugira icyo ukora. Ngo Rusi abarahingutse. Umukecuru ati Rusi we bite? Rusi yakoresheje imvugo y'iki gihe, yabwiye umukecuru ati mukecuru wakoze umuti, hahiye wakoze umuti mukecuru, wakoze umuti. Arambwira ngo byagenze bite mwana wa? Ati wa mugabo yavuze ko azacungura. Aravuga ngo ndamuzi. 3:18 aravuga ngo ndamuzi, uwo mugabo ntazatuza, ntazaruhuka atari yabikora, ntazahwema atarabikora. Barahonganira ku musozo ngo baricara. Bowazi mu gitondo arabyuka, ahamagara abayobozi b'umudugudu, arababwira ngo hari icyifuzo nagize. Bati ni iki? Ati wa mukecuru yaragarutse, agaruka arapfakaye, ariko yagarukanye n'umukobwa witwa Rusi. Turashaka umuntu ucungura ibintu by'uriya muryango nk'umucunguzi, akazungura uriya muryango ntuzime. Umucunguzi mukuru aravuga ngo ndahari nzabikora. Bowazi aravuga ngo ariko nunabikora, hari umwana w'umukobwa witwa Rusi wazanye n'umukecuru, niwemera gucungura umuryango uzawucungurane na Rusi, uriya mwana twabonye yagirira igihugu umumaro. Umucunguzi mukuru abwira Bowazi, aramubwira ngo ronye afite ibyasezeranyijwe byinshi, ibyo sinjye wabikora. Akuramo urukweto nk'ikimenyetso cy'Abisirayeli, aruhereza Bowazi. Aramubwira ngo uhawe uburenganzira, uriya muryango uzawucungure. Ibaruwa barayandika. Rusi yicaye abona ibaruwa ivuye ibwami, baravuga ngo inama yicaye iteranye, babona nta wundi mugore wa Bowazi uretse wowe. None ubu tuvugana, ejo saa 2 uzabe wageze kwa Bowazi. Rusi ahamagara Nawomi, aramubwira ati nyogoko, aturi umukecuru mwiza, ubu iyo ngumi Mowabu nari kubona umugabo nte, ati banyandikira ngomba kujya kuba umugore wa Bowazi. Ati sinakubwiye mukamugabo we ntiyasubiyeyo? Mwana wa genda, nugerayo uzabyare, uzaheke, uzakomere, uzayobore. Umukecuru amwaturaho amagambo. Rusi ngo ajya kwa Bowazi. Ageze kwa Bowazi asanga materiyeri mu nzu z'umugeni zose zirateguye. Ukwezi kumwe, amezi 2, amezi 3, Rusi abasamye inda. Amezi 4, 5, 6 mariniyeri, 7, 8 imyenda y'umwana, 9 igise kwa muganga. Arabyara, abyara Obedi. Mama Obedi, maboko afashe Obedi wawe murekure. Mama Obedi abikirangirire, induru iravuga. Obedi wa Rusi abyara Yesaya, Yesaya abyara Dawidi, Dawidi abyara Salomo, Salomo abyara Rehobowamu, Rehobowamu abyara Abiya, Abiya abyara Asa, Asa abyara Yehoshafati, Yehoshafati abyara Yoramu,
abyara Uziya, Uziya abyara Yotamu, Yotamu abyara Ahazi, Ahazi abyara Ezekiya, Ezekiya abyara Manase, Manase abyara Amoni, Amoni abyara Yosiya, Yosiya abyara Yekoniya, Yekoniya abyara Shalutiyeli, Shalutiyeli abyara Zerubabeli, Zerubabeli abyara Abihudi, Abihudi abyara Eliyakimu, Eliyakimu abyara Azori, Azori abyara Sadoki, Sadoki abyara Elihudi, Elihudi abyara Eliyazari, Eliyazari abyara Matani, Matani abyara Yakobo, Yakobo abyara Yosefu, Yosefu aramagiza Mariya, Mariya asama inda y'Umwuka Wera, Mariya abyara Yesu. Yesu, Hallelujah. Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho, ni icyago gikomeye nambukiraho. Yesu ni inkoni yanjye ngenderaho, icyago gikomeye nambukiraho. Bwira uwo mwicaranye ngo Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe abirekure, abirekure. Uyu mwaka utari warangira dukeneye ubukwe bwawe, uyu mwaka utari warangira dukeneye imodoka yawe, uyu mwaka utari warangira dukeneye inzu yawe, uyu mwaka utari warangira dukeneye viza yawe, uyu mwaka utari warangira dukeneye umwuzukuru wawe, uyu mwaka utari warangira dukeneye diplome yawe, uyu mwaka utari warangira. Bowazi ategeke. Impano y'ubuhanuzi ntayo ugira, ariko yishakemo mu uyu mwanya uhanurira abantu nka babiri, ubabwire ngo uyu mwaka utari warangira. Bowazi ategeke amaboko afashe ibyawe nabirekure, mubwire ngo nabirekure, ko mutabivuga mubwire ngo nabirekure. Amaboko afashe amafaranga yawe nayarekure, amaboko afashe viza yawe nayarekure, amaboko afashe amadolari yawe nayarekure, amaboko afashe agakiza kawe nayarekure. Rekura, rekura, wamaboko we, rekura. Ureka murarimba mukaye, kiriya cyo kurimba nacyumvise. Ezekiyeli yavuze ngo Uwiteka aravuga ngo nzavuna amaboko ya Farawo yombi, ngo nuko ari gusigaye nako nzakuvuga. Amaboko ya Farawo avunike, amaboko atuma udakira, amaboko atuma utabaho neza, ayo maboko avunike. Hallelujah. Uziko aya maboko yarafasha Abisirayeli imyaka 430, abafashe babumba amatafari badahembwa, ari abacakara. Haleluya. Ugasenga uri buburare, kubona witeye akarungo ariko na momo yawe nta gihumbi kiriho. Ugasenga umwaka 2, 3, 5 ariko Farawo yarafashe ibyawe 430. Imana ihurira na Mose ku musozi w'i Horebu, aragiye intama za Yetiro, iramubwira ngo Mose we, numvise gutaka k'ubwoko bwanjye, ubu tuvugana sizeho iherezo manuwe no kubakura muri Egiputa. Ndi Imana ndabirahiye, ndabakuzayo amaboko yanjye akomeye. Mose ngo arebe imyaka ishize, abwira Imana ngo Mana, kuvuga ko ushobora byose, buriya Farawo yabarekura. Imana ibwira Mose ngo uretse no kubarekura azabirukana. Bibiliya yanejeje Mose. Imana irebye uburyo Mose ameze nk'utari kuyumva, iramubwira ngo n'ikimenyetso cy'uko nzabakurayo niwe uzamfasha kubazana. Mose abwira Imana ati cyo kireke,
kuko navuyeyo mpunze maze kwica umuntu. Urabona nakisubizayo kandi nkajya kubwira Farawo ngo uravuze. Imana tugose urashaka kumbwira ko utanyumvira. Mose ati ndakumvira. Anegosiya n'Imana nkunda Mose. Abwira Imana kugira bamenye ko ari wowe untumye mpikimenyetso. Nibura ninjye imbere ya Farawo akazana ibintu by'intuza nzamwereke. Imana ibwira Mose ati zingutindira ufite iki mu ntoki? Ati mfite inkoni. Atako karahagije kuri njye rambika hasi. Ngo arambitse hasi yegura umutwe w'inzoka. Imana ibwira Mose ati ngaho yifate. Mose abwira Imana ati nawe uri umugabo ntawafata inzoka yireba. Nyifate? Ati yifate. Mose ati yanjye. Fata. Mose ati sinyifata. Bona inzoka yeguye umutwe. Mose aravuga ati nene ruka iranjye. Ninyifata iranjye. Ari ukundya niruka no kundya nayifashe nkora iki? Wayifata. Ngo atusha kumuriza. Kojeje kumurizo ihinduka inkoni. Imana amubwira ati uko niko bizagenda kwa Farawo. Nugera ukayirambika izaba inzoka. Nuyifata izaba inkoni. Aka kantu none aho wakaguha hari aho utajya. Bavuga ati aho bahereye bankinisha bagira ngo sinsenga. Ndabereka noneho ndabereka. Bagira ngo sinavuganye nayo. Nukuri wayiguha ntaho utajya. Mose ngo arangije akoze kumurizo abona ibaye inkoni. Mose abwira Imana ati Imana niko bizagenda. Ati niko bizagenda. Mose abwira Imana ati aricyo nshaka kuvugana nawe. Ati niki? Ati Imana Farawo uramuzi. Farawo n'umutekinisi agira abapfumu wabona nawe ibintu bajya babikora. Wampaye kandi kamwe tukaba tubiri inkoni yakanga akandi kakahankura. Ati ntago ngutindira shyira ikiganza mu gatuza agira atya. Ati ngaho kuramo. Ngo akuramo asanga cyajwenze cyabaye ibibembe. Mose abwira Imana ati noneho kigire kizima. Ibintu byo kumeza nkina nawe kigire kizima ngende. Ati ngaho gisubizemo asubizamo. Ati kuramo akuramo asanga cyabaye kizima. Ati ngaho nyaruka. Mose abwira Imana ati Imana wambabariye ukama kandi kamwe tukaba dutatu. Ikintu cya gatatu Mose yasabye cyanyishe nenda gutagangara nari ngiye gupfa. Yabwiye Imana ngo cya gatatu ngo sabye ni iki ngiki. Nari nsanzwe nkusi nabonye ukora imirimo n'ibitangaza. Icya gatatu ngo sabye ni iki ngiki. Mbonye uhindura inkoni inzoka. Mbona ikiganza kibi bibembe. Abateoloji baravuga ngo niwe muntu wahangaye. Abwira Imana ngo mbabarira umbwire witwa nde? Mbwira izina ryawe. Urinde wowe utungira imfubyi Kigali witwa nde? Kwa abana bacu biga tutagira umushahara w'ukwezi witwa nde? Ko tumaze imyaka 12 dukodesha tukishyura witwa nde? Ko twizi wacu nta wize witwa nde? Ko dutwara imodoka iwacu nta wagize igare mbabarira umbwire witwa nde? Nigere imbere ya Farawo nzamubwire ngo urinde. Imubwira amazina yayo we. Imubwira ngo Mose we uzabwire Farawo ngo nitwa ndiho. Uzamubwire ngo ndi Uwiteka. Natabyumva uzamubwire ngo nitwa Imana ishobora byose. Bingahe byose. Bingahe byose. Iby'akazi iby'abana iby'umugabo iby'amazu iby'uburwayi uvuye mu byose. Izina Mose kansoreze kuraka. Mose abwira Imana ngo kubwira iryo zina umbwiye ndagiye ariko nkugirireho umugisha umakandi kamwe. Makandi kamwe ka kane akamukumve kantangaje. Aramubwira ngo cyakane ngusabye kuva hano kugera kwa Farawo ni inzira y'ubutayu. Nkeneye umufasha mw'ubu butayu. Bwira mwicaranye ngo buri wese akeneye umufasha mw'ubu butayu. Aha buri wese akeneye umufasha mw'ubu butayu. Ntago waba umushumba udafite aba protocol. Ntago waba umushumba udafite abaririmbyi. Buri wese akeneye umufasha. Ntago mwaririmba soprano mu muririmbe ya ruto muririmbe turafashanya. Buri wese ibyo udashoboye abandi barabishoboye. Buri wese akeneye umufasha mw'ubu butayu. Imana ibwira Mose ngo icyo usabye nakiguhaye. Nguhaye Aroni. Aroni ngo yari umugabo w'intyoza ariko Mose yaradidimangaga. Imana iguhuze n'ufite icyo kurusha. Igushakire Aroni. Igushakire umufasha ufite icyo kurusha. Yarebye Mose abona ntazi kuvuga ariko irebye Aroni abona ni intyoza.
ese urakundana n'umukene mwese muri abakene niba uri umukene kunda umukire niba uri umukire mbega mu gukora ibintu binyuranye ko umuntu yakugurira na fanta ni ukwiri gusiba ibintu by'indushyi gusa Imana iguhuze n'umuntu ufite icyo akurusha byo mugomba kubyemera iramubwira ngo nguhaye umufasha witwa Aaron icyo akurusha kuvuga ndamuguhaye kandi Mose abwira Imana ati kubw'ibyo mpaye nta kindi ngusaba ndagiye ngo Mose yageze mu butayu ahura na Aaron amurebye ngo nyuma y'imyaka 40 bigenze bite ati Imana yavuze ngo tujye kubazana Aaron ati baraguhize barakubuze ninde ubivuze ati nindiho ati ndiho niki ati n'Uwiteka niki ati n'Imana ishobora byose nigutumye ati n'intumye ati kandi Aaron ibintu ukomeza utinda atubaka kantu ufite mu ntoki nkarambitse hano ayo magambo yashira atubutuvugana ntandukanye nayo kandi ifite ibimenyetso birenga kimwe nta umuntu tugenda mu uyu mujyi dutsindagira dufite ibintu twebwe twavuganye n'Imana ntabwo dufite ntabwo yavuganye natwe dufite ibimenyetso Mose abwira Aaron ati ndambitse inkoni hano wakumirwa irambike ati hoya turayirambika tugezeyo abahungu barirega baramanuka muri Egiputa nta bwoba nta umuntu dukata giporoso kata hirya kwa Rando nta bwoba hari akantu tugendana hari ibintu twavuganye n'Imana bageze kwa Farawo basanga Farawo n'uburakari urumva Mose kubera ibintu yari afite byo confidence yahise yegera Farawo Aaron nawe ahagarara ku ruhande reka ndebe yavuze ko yari ari kumwe nayo Mose abwira Farawo ati muze urabarekura Farawo aramureba ati we urinde ati ndi Mose umwe wishe umuntu twaguze ninde ubagutumye ati n'Uwiteka ati Uwiteka nigikisha ati nindiho ati we ibintu ndiho niki ati ni Imana dufite ikibazo Imana nyabaki ati Imana ishobora byose ati ntago mbarekura umva icyo umufasha amara Mose araza yegeraho namubwira ati urabona umugabo yumva Aaron ati ntumbwiye ko ufite akantu kamukome ndebe we genda ukamukome wewe wambwiye ko ari akantu ariko umufasha ni mwiza mu butayu ubwo ati wewe wambwiye ko ufite akantu hari rwazana ibyo kudusuzugura genda ukamukome nkwereke Mose ngo araza avuga ati muze urabarekura ntubarekura Farawo ati ntabwo ndekura Mose afata ya nkono ayinaze yegura umutwe Aaron ati garafure ndakwemeye ibwira imurye agira ngo ntago twasenze mbega ibwira imwereke sha inzoka ngo yegura umutwe igira itya Farawo ngo arayireba araseka aravuga ati umuginga ibi fite yambure fite abapfumu yambure na yani bisukoze wahamagara yambure na yani ngo nabo bazana izabo nkoni bakubite ziba inzoka Aaron abwira Mose ati baratwisha baratumara we wambeshye urya inkoni zose ziba inzoka baratwicira ahangaha wazanye untekinika inzoka zose zirivanga zikubita imitwe Aaron abwira Imana ati Imana nuko nguko umeze wambwiye ko ushobora byose none byose ubigize inzoka nyine urabyemeye mfe Imana ibwira Mose ati none se ubaye iki ati zose zabaye inzoka baroko ni mudasenga hano hanze dufite abantu bafite izijya gusa nayo yemwe hano hanze dufite abantu bayivuga ukagira ngo niyo bari kuvuga niyo mpamvu murindi impanga zanyu amavuta babasiga murindi impanga zanyu ibiganza byose bibakoraho barokore mu ntega amatwi mu nyumve hano hanze dufite bayani na bayambure n'aba profete bateye ubwoba baruzuye nimutagira imbaraga z'Imana muzashiduka mwararangiye maze ngo zose zikubita imitwe Mose abwira Imana ati horebe wavuganye nanjye wanyigaragarije atubaye iki ati zose zabaye inzoka ati hindukira urebe inzoka yawe ngo arayireba ahuje n'aya maso yeguka mu zindi anezerewe imaze kuzimira Imana ibwira Mose ati fata inzoka yawe arayifata iramubwira ngo kuyifashe ufasha abapfumu bose bo muri Egiputa ukuyifashe ufasha abakonikoni bose bo muri Egiputa ukuyifashe ufasha indwara zose zo muri Egiputa nta na kimwe kizongera guhangara mwebwe Farawo ngo arabireba aravuga ati kuva mbaye tora umupfumu uyajate ahita ategeka ingabo z'ikirenga gufata Mose abwira Imana ati ko bagiye kumfata urabivuga iki atufite iki ati mfite inkoni ati genda urambika ku ruzi nkwereke akubise gutya amazi yose ahinduka amaraso muri Egiputa Farawo abyutse agiye gukaraba asanga amazi yabaye amaraso baravuga ngo nta kindi kiduteje aya maraso
ni wa mugabo witwa Mose umuhamagare yaduha amazi bahamagara Mose baranegosi abaha amazi Farawo amaze gukaraba agaruye ubuzima aravuga ati mushaka operation imufata bidasanzwe bagiye gufata Mose abwira Imana ati ko bagiye kumfata bivuga hiki atufite iki ati fite inkoni atusubira ku ruzi na Aroni mbereke ngo basubirayo arambuye gutya ibikecuru by'ibikeri ibikiri bijene byose ibikeri byose bijya ku nkombe arambura inkoni hejuru y'ibikeri aravuga ati mwumvire itegeko ry'umwami mujye kwa Farawo igihugu cyose mukigemo muvuge ko Uwiteka ashaka abantu b'Imana amaboko yabafashe abarekura ibikeri ngo byose bijya mu gihugu bipfiramo igihugu kiranuka bahamagara Mose ati wadukijije umunuko ati ni murunde mutwike bararunda baratwika umunuko ushize Farawo aravuga ati ni buryo ki mwafatamo Mose kuyu mugabo turembeje Mose arabimenya abwira Imana ati ko bagiye kumfata atufite iki ati mfite inkoni ati jya muri rompo izuba rimaze iminsi rirashe ukubite umukungugu nkwereke ngo aragenda kubitamo akubisemo inda imbaragasa arazibwira ngo mujye mu ipataro ya Farawo mu murya abanyegiputa mu barye baturekura amaboko adufasha turekura inda zara bariye Kamitaruke hazi icya kane hazi icya gatanu hazi icya gatandatu hazi icya karindwi hazi icya munani hazi icya cyenda Mose yaramaze kunanirwa no gusaza Imana ibwira Mose mu bice 12 mu kuva iramubwira ngo Mose ihangane hasigaye kimwe amaboko abafashe akabarekura imubwira amagambo ya Pasika iramubwira ngo genda ubwira Abisirayeli bafata umwana w'ihene cyangwa umwana w'intama bamubage basiga amaraso ku nkomanizo z'inzu z'imiryango yabo nijoro ndaza kunyuraho icyo ndakora ni ngewe ukizi ariko iyo ntama cyangwa iyo hene inyama zayo muzirye muke yari imibabaro ya Pasika yashushanyaga Kristo iramubwira ngo ubwira Abisirayeli barya umutwe w'iyo ntama barya igihimba cy'iyo ntama barya ibinono by'iyo ntama barya ibyo mu nda by'iyo ntama ntibagire icyo bajugunya yaravuze Pasika yaravuze kurya Kristo ukamurya wese iyo bavuze kurya umutwe hariho amatwi hariho amaso hariho amazuru hariho umunwa umuntu wavuye muri Egiputa atari amatwi y'intama ntajya yumva batanga amatangazo nakavuga ati ibyo bintu ntabyo nigeze numva ntumurenganye yavuye muri Egiputa atari amatwi y'intama uwavuye muri Egiputa atari amaso y'intama ntiyerekwa ibyo abandi babona ntabibona uwavuye muri Egiputa atari amazuru y'intama amenya abahutu n'abatutsi turi umuntu ari mwiza afite amazuru ameza atya se yawavamo ji buriya hari ibintu mugomba kumenya umuntu wavuye muri Egiputa atari umunwa w'intama mushu yabavuga hano umuntu utari umunwa w'intama aravuga ukagira ngo aracometse ariko umuntu wavuye muri Egiputa ari umunwa w'intama amagambo yari ku murongo avuga ibintu wamubaza neje akabisubiramo umuntu wavuye muri Egiputa atari iminono y'intama amaguru y'intama aratarasa amatorero yari yamaze none muri Zayoni ejo muri restoration mugaturika muba ayo maguru yawe atagira fire utagira ahantu turiza warimo akajagari abo nabavuye muri Egiputa batari umwana w'intama ubwa mbere mbwirije umwanya munini ngatinda nkarondogora